Haleluya. Amen. Icara gatoya ntago ndabatindira kandi nukuri Imana yaje irikorera. Shimye Imana yuko igituma tuyoborwa n'umwuka ntituyoborwe n'ibyo twateguye. Yesu nashimwe. Tugiye gusenga Imana, tuziga ijambo ry'Imana utaha. Mushumba Steven ni inshuti yanjye cyane, ndamukunda kandi kuko mukunda nzagaruka, byaba nyuma y'ukwezi nzagaruka kuko nge ndi umwigisha, mba nshaka kubigisha dufite umwanya. Hari indirimbo gira ngo ndirimbe mbere yo gusenga. Ndabyibuka ninjye yabimuhanuriye atuye Gikondo, ntuye Karembure. Imana irantuma ngo uze ndi umubwenga azankorera muri dimension ya gatatu ngo n'abasazi bazabazima. Ubwo rero iyo biri gukoreka ndavuga nti ubwo nanjye ibyo yambwiye nibyo ndahagararamo nawe agahagarara mu bye, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ari indirimbo sinzi nimba ari umuntu yizi hano, nimba ari umuntu yizi amfashe, ni mu Cyongereza, yitwa Capable God. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? Judike. It doesn't exist. Cyase umva amagambo ko sinzi kuririmba. It doesn't exist. It can never exist. According to your will and your knowledge, for me, what you say you have done, I just need to align. Just because you are not the man that changes your mind. Those who know you will trust in you, not in horses and chariots, but I am fresh. No man can prevail. Dushyira mu Kinyarwanda yararimba ngo ntago ujya ubeshya, ntago ujya ubeshya, nta nubwo ujya utsindwa. Niba ari ikintu kidashoboka ntago Imana igitsindwa. Nimba ari ubango hari ikintu kidashoboka, icyo ku Mana cyo nikinabaho. Icyo gitero nari mbabwiyeho ariho ngiye gusenga, yararirimbye aravuga ngo according to your knowledge for me, ngo nkurikije ubumenyi ngufiteho. Haleluya. Kumenya Imana ni ubuzima. Ngo nkurikije ubumenyi nge ngufiteho. Iyo hari ikintu uvuze, just what you have said, you have done it. Ngiyo bivuze uba wanabikoze, ngibyanjye ni ukwihuza, ni ugukora ihuza nzira. I just need to align with it. Nta kindi usabwa, ihuze n'ijambo ryahanuwe ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Arwaririmbye ngo jipange sawa sawa, we hagararamo neza, hagarara mu murongo wabyo neza. Iyo Imana yabivuze ibarangije no kubikora, icyo usigaje ni uguhagarara mu murongo neza, ubundi gakorana nawe. Aravuga ngo abo bakuzi, those who know you, we trust in you, ngo bazizerera muri wowe, ngo ntago bazizerera mu mafarashi n'amagare, not in horses and chariots. I'm on fresh, no man can prevail. Kubw'inyama n'amaraso ntabwo wabasha guhagarara imbere y'ibikurwanya. Reka dusenga Imana. Ariko umuntu uri bukenere ko muhereza ingingo eshanu nari bwigisheho kandi twanaziciyemo kwa gatanu, araza kubwira Patrick nazimuhaye, azi gutransfere kuri WhatsApp. Niba udafite WhatsApp tuzahura ndi kwigisha. Twarimo tumaze no turahita dusengera, ariko ntago ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Twarimo tuganira ku bintu bitanu byihutisha isezerano, cyangwa se kwizera kwihutisha isezerano, cyangwa se Vitesse eshanu zihutisha isezerano, cyangwa se mu Cyongereza 5 accelerators of destiny, cyangwa mu Gifaransa les 5 accélérateurs du destin. Ariko noneho ndaza kuba kuzibasomera gusa, ubwo hagize ubuzifata mutwe arazitana, hagize uza kubyandika abyandike. Ariko ko muna mwarushye mwagurutse tugasenga, muhaguruke dusenga. Icyambere, haleluya, abantu bazi imodoka hari ikintu bita feriyame, yego, hand brake. Nibyo tugiye kuvuga, twavuze Vitesse eshanu, ariko reka dore kuri hand brake. Buriya niyo washyiramo Vitesse ariko ugashyiramo hand brake bigenda bite? Iyo ushatse kwakselera cyane bigenda bite? Nwango hari n'igihe yikaraga, nimujya mureba abantu babikora, ntabwo ari mu mafilime gusa, n'abantu babikora bya nyabyo. Nwango iyo ufunze feriyame
ukakiserera irikaraga gusa. Hari abantu mu masezerano bameze nk'abafite break zifunze ariko agashyiramo imbaraga gasenga akajya gushaka akazi kirukanka agahamagara ba anko ikikaraga gusa. Abantu bari kurebera ku ruhande bakagira ngo iri kugenda. Hari umuntu usanga ubuzima bwe yizenguruka. Iryo ngiryo niryo twavuze ko gatanu ni ihame ryitwa kubaha umushumba no gukiranuka. Abantu benshi break zabo zirafunze kubwo kutubaha abashumba no kudakiranuka. Abarokore b'iyi minsi Imana izanye ya mavuta bita ngo y'uburondozi, abantu benshi bahita bava mu rusengero bakiruka kubera ko barashaka gusengana ibyaha. None tugiye kuri Vitesse ya mbere twamaze gukuramo black, ubashye umushumba kandi urakiranutse, uba ugomba kugira ihame bita kwandika iyerekwa ryawe ku ijuru. Abarokore benshi babaho batarigeze bandika vision zabo. Ntago ndabibyigishaho, banze igifate nutawurwane nacyo. Ujye wandika icyerekezo cyawe, uvuge ngo nerekeye aha nako navuganye n'Imana ibi nibi. Ujye ugira iyerekwa ryanditse. Habakuki yaravuze ngo ufate ibintu weretswe ngo ubyandike ku mbaho ngo kugira ngo umuntu ubirebye wese abyihutire. Haleluya. Iyo ufite iyerekwa ryanditse, you move in speed, bituma ugendera mu wundi muvuduko, bituma ubyinjiramo mu bindi birere. Ugomba kugira ibintu byanditse. Haleluya. Ubwo Vitesse ya mbere twayivuyeho kandi. Vitesse ya kabiri ni yitwa niyo nanditse ndavuga ngo ubaka ubuvandimwe na 300 bawe. Muri Gideyoni amanukana abagabo 300. Ningaruka kubigisha nzakwigisha uburyo ugomba kugira abantu 300 amazina yabo ari muri telefone, ukajya ubasengera, ukajya ubahamagara, ukabachatinga, mukubaka ubushuti ariko ukabatoranya neza. Icyo tube tugisimbutse. Iyo ni Vitesse ya kabiri. Uvuye muri kabiri ahita yinjira 3 umuvuduko abatangiye kuwufata. Ko nabyanditse mu Cyongereza se grow your knowledge daily. Ugomba kujya mu cyerekezo cyawe ushaka ubumenyi bwisumburaho buri munsi. Ushaka nimba uri umwigisha wa Bibiliya, shaka ijambo buri munsi, shaka iyerekwa buri munsi, shaka ishurirwa buri munsi. Twageze kuri 4. Ndavuga ngo tegeka umutima wawe gutekereza nk'Imana. Ningaruka nta tuzaganirira, harimo amagambo akomeye cyane. Nimba Imana yaguhaye iyerekwa, ikibazo narababwiye ngo iguyerekwa utekereza nk'umucakara, ikazarisohoza utekereza nk'umwami. Urugero kuva ku gutekereza nk'umucakara ugera ku gutekereza nk'umwami, rwamara iminsi 3 irabisohoza, rwamara icyumweru irabisohoza, rwamara ukwezi irabisohoza. Nta kibazo Imana ifitanye no kugutinza. Ijambo twarabonye Petero ari mu mwuka aravuga ngo bakundwa, ntabwo umwami Imana atinze isezerano rye nkuko benshi bibwira yuko aritinza, ahubwo abantu nibo batinda mu mayira. Ntabwo ko kuva Kayiro kugera Kanani uyu munsi bigendwa iminsi 40. Ngo ariko inzira yagomba kugenda iminsi 40 ngo yacaga ngo mu gihugu cy'Abafilisitiya, byanditse mu kuva 13:17. Ngo ariko Imana ibonye ko bazatinya intambara ngo ibacisha ibizigo ku nyanja itukura. Ngende reka mbabwire mwabarokore mwe, ntago nshaka mirako kugira ngo ngera Imana yavuze. I will work hard. Nje nzakora, ndashaka gukora, ndashaka kurwana n'Umufilisitiya. Nje ntago nshaka kujya guca ku nyanja itukura. Ndabizi ko yahicamo kabiri. Ndashaka guca mu gihugu cy'Abafilisitiya, ndashaka guca mu gihugu cy'Abafilisitiya. Urancisha kuri salary ya 200 ndashaje sha. Urancisha kuri salary ya 500 ndashaje. Nta n'inzu ndagira. Urancisha kuri salary ya 800 se iramarira iki? Nabwiye Imana ngo nize yitwa salary ndashaka hagati y'ebyiri n'eshatu naho nshaka. Ibindi bisigaye n'ubundi simburara bundetse mbe nsenga. Ariko biragusaba kubanza upgrade your way of thinking, kuzamura uburyo utekereza. Ngo witwa Fenihasi ngabona umuntu ari gusambana ahita afata icuma ateramo. Ngo arangije ngo Imana iravuga ngo dore uyu muntu ngo ari ngakoze ibintu bimeze nk'ibyo natekerezaga. Ugomba gutangira gutekereza nk'Imana mu izina rya Yesu. Ugomba gutangira gutekereza nk'Imana mu izina rya Yesu. Ugomba gutangira kuri mugenda ukumva umutima ukubwiye gukata ugakata, ugahita wakira amafaranga ukabika. Waba uri mugenda ukumva umutima uraguye ngo gicyangugo ukendereya, ugahura n'andi maboko akwinjiza muri gakondo. Mujye muyoborwa n'umwuka we. Vitesse ya 4, rega Vitesse ya 4 ukuruka n'ubusanzwe. Iya 5 rero yayindi ibirangiza neza.
iravuga ngo invest more than you spend, invest more than you spend, invest more than you spend. Amafaranga yose abarokore mwakabaye mwese mukize, ariko ijambo rizananira abarokore iminsi myinshi. Nje nuko mbaho iyo mbonye amafaranga yanditse mu itangiriro 47:24 munzana ikibo, kuva nava mu rugo uyu munsi ninjije amafaranga 10,000, bitamfata 20% yayo nkavuga ngo iki ni icya 10 n'amaturu biteranyije. Wa mana we ku 10,000 ninjije ayawe yose nyavanyo, asigarana 8. Wa 8 nkahita ngupasuramo 2, 4 nkabikoramo umushinga ubyara inyungu, cyangwa nkabibika kuri konte nkazabikoramo umushinga ubyara inyungu. Ibindi bine akaba ari byo ndya. Mu yandi magambo namaze kubimenyera ni 2, 4, 4. Amafaranga mbonye 20% mu nzu y'Imana, 40% nkayarya, 40% nkayakora ikibyara inyungu. Ubayeho ubu buzima bukoze gutyo ugomba gukira. Imana igwaye 300, uragiye uriye, uguze costume ya 70, uguze inkweto ya 50, deje 140 ngaragiye, uragiye wishyuye nyirinza amezi 2 arashize, nta n'icya 10, ntago watera imbere. Reka dusoreze aho ngaho dusenga. Hagarara ku maguru yawe dusenge dusoza. Natura umugisha. Twabonye Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanezerewe kubana namwe. Naje numvuye ku mateleviziyo abiri, urumva rero iyo ugiye ku mateleviziyo abiri kuvuga, urumva Imana yohereje umuntu wayo araza arakora, kuko ntabwo nari nzi ko ari buhagere, ariko Imana ishimwe ko naramuraritse ndamugana nzaba mpari. Ubwo rero nawe umwuka w'Imana yamugendereye amwemeza kuhagera, kandi twabonye Imana. Ntago byari ngombwa cyane ngo nigishe, kuko nge nigisha mfite isaha cyangwa 2. Rero tureka tuzongere duhura ikindi gihe, aricyo bitwaye. Haleluya. Zamura ibiganza byawe, vuga ngo Mwami Yesu, Mwami Yesu, namenye yuko udatinze isezerano ryawe nkuko benshi bibwira yuko uritinza. Ndashaka kuva muri ubu butayu, singomba gutinda muri ubu butayu. Ndashaka guciye ubusamo, ndashaka kwambara imbaraga mu bitekerezo, nambara imbaraga, mpabwe igihagararo cya Kristo, mpabwe igihagararo cy'iby'umpamagarira, mpabwe igihagararo cy'amasezerano mu mitekerereze. Ndava ku rwego rwo gutekereza nk'abacakara, ndinjira mu gutekereza nk'abami. Mpawe ibitekerezo bitibeshya, mpawe ubwenge bugishwa inama. Ibyo nzabona nzabisobanukirwa, ibyo nzavuga bizabaho, inama nzajya izakomera. Mpawe igitinyiro, mpawe gutinyuka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubwonko bwanjye bw'ibumoso, fata ku bwonko bwawe bw'ibumoso cyangwa ku mutwe wawe w'ibumoso. Bango iki gice cy'ubwonko Mana ugiye gutekereza neza, ugiye gushyira mu gaciro, ugiye imibare n'ubwenge, kugira ngo mbashe kumenya ibikwiye. Ibyo nkora byose bihabwa ubwenge, ibyo nkora byose bihabwa umugisha. Kora ku buryo, kora ku buryo. Vuga ngo iki gice cyanjye cy'ubwonko cy'iburyo kigomba guhanga ibishya. It's a creative mind. Kigomba guhanga ibishya. Ahabuze ibisubizo nge nzaba mbifite. Yosefu yarabikoreshe muri Egiputa birakunda. Igihugu kigiye kunyenera, umurenge ugiye kunyenera, akarere kagiye kunyifuza, abacuruzi bakomeye bagiye kusanga, kuko muri nge harimo ubutunzi bw'Imana. Mu izina rya Yesu, kuko mpawe ubwenge kandi nkaba mpawe n'umugisha, nkaba mpawe imbaraga zitanga ubutunzi. Mu izina rya Yesu umpa umugisha, nk'igikundiro, unkureho inyatsi. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, amen. Reka mbabwire ikintu gikomeye.
nabonye abarokore kubera uburyo ibintu mubimenyereye mu mushaka ibintu bimara umwanya munini, kandi ikibazo nge nshaka kuvuga amasaha 2 kandi cyari ingenzi nakivuga amasegonda 50. Ikibazo ni kimwe, kikubwiye ayo masegonda byibuza wagifata ukakizingatiya ukagitahana ukanagishyira mu bikorwa. Yego navuze ngo umuntu wumva ijambo yarangiza agahita yibagirwa ntanarishyire mu bikorwa, ngameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo ngo agihindukira akibagirwa uko asa. Fata mugenzi wawe mu kiganza nkubwire ibyo umubwira, nabishobora azakira, nibimunanira azakomeza nyine nta kundi byamera. Aze dusenga Imana tuzajya mu ijuru. Mubwire ngo uhereye umunsi, mubwire ngo uhereye umunsi amafaranga yose azaguca mu ntoki uzajya uzana 20% yayo mu nzu y'Imana. Mubwire utuzajya uzana 20% mu nzu y'Imana. Mubwire ngo byanditse mu Itangiriro igice cya 47 umurongo wa 24. Nimba ushaka ubukire uzajya uzana igice 20% mu nzu y'Imana. Nubona igiceri cy'ijana nabwo uzajya ubikora. Mubwire ngo nubona 1000 nabwo uzajya ubikora. Mubwire ngo nubona 10,000 nabwo uzajya ubikora. Nubona n'ijana uzabikore, nubona na miliyoni uzabikore. Mubazo turi kunyumva? Ongera umutongere umubwire uti kandi nimba ushaka kuba umuntu ukomeye, amafaranga Imana izajya iguha nujya umara gukuraho 10 n'amaturo, nujya umara gukuraho iyo 20%, uzajya uyacamo kabiri utitaye ku bibazo ufite. Amwe uyarye, andi uyakoresha umushinga ubyara inyungu. Amwe uyarye, andi uyakoresha umushinga ubyara inyungu. Mubaza uti ibyo urumva uzabishobora? Nubishobora uzaba ukomeye, nubishobora uzaba umukire. Mubwire uti nubishobora uzagira imodoka nziza. Mubwire uti nubishobora uzubahwa n'abakomeye. Mubwire uti nubishobora uzubaka inzu nziza ndetse nyinshi. Mubwire ngo uzaba hejuru ntago uzaba hasi. Uzaguriza amahanga menshi ntuzayaguzaho. Uzateza imbere abantu benshi kandi uzamamara umenyekane. Icyo usabwa gusa no kubaha ayo mahame. Mubwire ngo genda ubyitoze kuko birakomeye. Witoze nk'uko n'abandi bantu bitoza. Reka dusoreze aho ngaho. Imana ibaha umugisha. Umuyobozi ari kuza imbere, ndashaka umuntu wumva ashaka amafaranga. Imana yanyeretse abantu bafite amadeni batazi naho barakura yo kwishyura, kandi igihe cyo kukwishyura ngo cyararenze bazamura ikiganza. Hari umuntu ugomba kwishyura, igihe cyo kumwishyura cyarakurenganye, none ntane aranakubaza itariki ukabura iyo umuha kubera ko nta nayo upanga. Mbese wabuze ibyo umubwira gusa. Zamura ikiganza cyawe. Hari n'abandi bantu bashaka amafaranga yo kugira akana akora gatoya. Numva ijambo rimbwira ngo nayitangira ryawe ryaba ritoye iherezo ryawe wakunguka. Abo bideni nibaze hano bakira amafaranga mu izina rya Yesu. Akira amafaranga yo kwishyura ideni mu izina rya Yesu. Ntago Imana izagukoza isoni. Akira amafaranga yo kwishyura ideni. Tubyatura ari mu mwuka ariko ubwo amafaranga aba yaje. Akira amafaranga yo kwakira ideni, kwishyura ideni mu izina rya Yesu. Akira amafaranga yo kwakira ideni, ntago uzongera gukwepa nyiri ideni mu izina rya Yesu. Abo ngabo rero bashaka ayo gukora. Ntago ndi bwakira umuntu ushaka amafaranga arenze 300 nubwo na Imana yatanga. Ntago nshaka kubibarenza. Abimana yanyeretse ashaka amafaranga guhera kuri 300 gusubira munsi ngo agira akana atangira gukora. Naze hano nawe Imana yamuhe mu izina rya Yesu. Ndatura amafaranga atarenza amezi 3 ataragera ku buzima bwawe. Akira igishoro, genda ukore kandi utere imbere.
akira igishoro, genda ukore kandi utere imbere, ujye utanga icyacumi, akira igishoro mu izina rya Yesu, akira igishoro mu izina rya Yesu, akira igishoro mu izina rya Yesu, akira umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu. Reka umuyobozi wa gahunda yakire mikoro. Imana ibahe umugisha, n'ingaruka tuziga ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane, murakoze.